Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Nyuma y'urupfu rwa Yesu ku munsi wa mbere w'isabato, Mariya Madalena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Mariya akomeza guhagarara iruhande rw'imva arira. Uko yakariraga arunama arunguruka mu mva, nibwo abonye abamarayika babiri bambaye imyenda yererana bicaye aho umurambo wa Yesu bari bawushyize, umwe ahagana ku mutwe undi ahagana ku birenge. Baramubwira bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, Nyagasani bamutwaye, none nayobewe aho bamushyize. Akivuga ibyo arahindukira areba inyuma, maze abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubwira ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Mariya akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati, nyakubahwa, niba ari we wamutwaye mbwira aho wamushyize maze mujyane. Yesu aramubwira ati, Mariya we. Undi arahindukira akamubwira mu Giheburayi ati, Raboni, ari byo kuvuga ngo mwigisha. Yesu ahita amubwira ati, ntushake kungumana, kuko ntarazamuka njya kwa Data, ahubwo genda usanga abavandimwe banjye maze ubabwire ko ngiye kwa Data ari we So, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Nuko Mariya Madalena ajya kubwira abigishwa ati, nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe bavandimwe. Uyu munsi Kiliziya umubyeyi wacu iradufasha guhimbaza mutagatifu Mariya Madalena. Mariya nde? Ni izina rero abantu bavuga ngo ni iry'abakecuru, ku buryo ubu ngubu kuzabona umubyeyi wita umwana Mariya Madalena ni ikibazo. Babita ba Lionel Messi, bakabita ba Jugumira, ba Diamond, abasitari b'iki gihe. Ariko nyamara mujye musoma ubuzima bw'abatagatifu muzasangamo harimo akabanga. Sibyo ra? Ngira ngo isomo rya mbere mwaryumvise, Ivanjili yaje kurisobanura. Iyi somo twasanze mu gitabo cy'indirimbo ihebuje umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera kwa 4a. Ijoro ryose naraye nshatse ku buriri bwanjye uwo mutima wanjye ukunda, namushatse ndamubura. Reka mbyuke nirukanka umujyi, imihanda n'amayira, nshakashaka uwo mutima wanjye ukunda. Namushakashatse ariko namubuze. Nahuye n'abarinzi bamwe barara irondo mu mujyi, ndababwira nti, mbese ntimwamboneye umutima wanjye ukunda? Twari tugitandukana gato, mbona uwo mutima wanjye ukunda, ndamufata nanga kumurekura. Kristo Yesu akuzwe. Abasore n'inkumi b'iki gihe bashaka imitoma, bayishakira muri iki gitabo. Ijoro ryose naraye nshatse ku buriri bwanjye uwo mutima wanjye ukunda, ndamubura. Ariko nyamara ndagira ngo mbahe igisobanuro cy'iki gitabo cy'indirimbo ihebuje. Ni igitabo kigufiya ariko gikaraza ubukungu bwinshi cyane. Iki gitabo kitubwira utuntu tune ngiye kubabwira mu tuzirikane. Muzanakunde kugisoma, kiranahumuriza urebye nyine amagambo akigize. Icya mbere, kino gitabo kitubwira urukundo Imana ikunda umuryango wayo wa Isiraheli. Urukundo Imana ikunda umuryango wayo Isiraheli. Nabwiye ko hari urukundo ruhagaze n'urukundo rutambitse. Uru ni urukundo Imana ikunda ikiremwa muntu. Imana idukunda ikaduha kuramuka. So yaduhaye kuramukara, ikaduha kuramuka, ikaduha imbaraga zo kuza kuyisingiza mu ngoro yayo, ikaduha imbaraga zo kuyiririmbira. Haleluya. Ikaba yarakuremye nyine mu ishusho yayo. Ibyo ni byo dusanga mu gitabo cy'intangiriro batubwira iremwa
ry'umuntu. Imana yamuremye ku buryo butangaje, imuremana urukundo ruhebuje. Yego, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni urukundo Imana ikunda umugeni wayo. Umugeni w'Imana ni uwuhe? Bikira Mariya. Urukundo Imana ikunda Bikira Mariya, umugeni wayo, umubyeyi w'Imana, umubyeyi wa Kiliziya, ari nawe mubyeyi wacu. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni urukundo umugabo akunda umugore we. Agomba kumukunda nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye. Yesu arayitangira, akayibera myugariro, akayirinda ibyonyi byose byakangiza urwo rukundo. Icya kane ni urukundo njyewe, wowe cyangwa se twebwe twagombye gukunda iki? Gukunda Imana. Uramutse urebye izi nkundo zose rero bihurira muri bya bindi bibiri, urukundo ruhagaze n'urukundo rugize gute? Rutambitse. Urukundo Imana idukunda twebwe abantu, n'urukundo twebwe ubwacu twagombye kugira gute? Twakagombye gukundana, maze tukazaronka ubwami bw'ijuru nk'uko Mariya Madalena yagize gute? Yatashye ubwo bwami. Rero ntitugafate akaguni kamwe usange twifatiye uru rukundo rusanzwe rw'abantu, ndetse ugasanga kenshi na rwa rukundo bita eros, rwa rukundo bita mpanguhe, ndaguha amafaranga nawe umpe ibyo nkeneye, mbese binezeza umubiri wanjye gusa. Ubundi hano kuri isi bajya batandukanye ibintu bibiri, icyaka n'inyota. Icyaka ni iki? Iyo ugiye ukabwira umuntu uti wampaye akantu ko mfite inyota, yago ubundi ahita guha amazi. Iyo ufite inyota baguha iki? Amazi. Ariko iyo ufite icyaka burya bajya kukurebera agasembuye, agahiye. Ugushakira agahiye ukagafiningiza ukumva uko ubayisha. Ariko ugiye muri teolojiya, kugira inyota ni ukugira inyota y'iby'ijuru. Ugiye no muzaba usanga inyota y'amazi, yaguye amazi, amazi ashushanya ubundi ubuzima budafite amazi uburi hafi gupfa, si byose? Amazi ubundi ni isoko y'ubuzima. Iyo umuntu yarembye cyangwa se yarabiranye bakamutuza arahembuka, noneho bigashushanya ya mazi yatagatifujwe muri Yorodani kugira ngo babatijwe bose kuri ayo mazi bajye baronka ubuzima bushya bw'abana b'iki? Bw'abana b'Imana. Ngaya mazi, ngiyi inyota twagombye kugira. Ariko iyo icyaka wakigize kiba ari icyaka cyo kunywa suruduwiri, icyaka cy'irari ry'umubiri cyangwa se ry'ibintu, mu by'ukuri icyaka kikatujyana ahantu habi cyane. Wakibaza ute se Mariya Madalena duhimbaza uyu munsi ni iki cyamuranze? Yaranzwe n'inyota cyangwa yaranzwe n'icyaka? Munsubize niba muri abahanga. Yaranzwe n'iki? Amakuru mufite. Mariya Madalena duhimbaza uyu munsi, mbere na mbere mu buzima bwe busanzwe yaranzwe n'icyaka. Nk'uko tubizirikana ni wa wundi Bibiri tubwira bafashe asambana, yego, bamujyana imbere ya Yesu bashaka kumutera amabuye ngo bamwice. Yari afite inyota cyangwa afite icyaka? Yari afite icyaka cy'irari ndetse n'ibindi byose. Nuko bamuzana aho ngaho Yesu yari ari, bashaka kumutera amabuye. Yesu akajya yiyandikira hasi akabihorera. Noneho arababwira ati muri mwebwe utaracumura nagire gute? Namubanza ibuye. Akomeza ariyandikira ngo bagiye bikubura bose bararangira bahereye kuki? Bahereye kuri bandi? Ku basaza bari basaziye mu kibi. Bagenda bibusanya bagenda. Nuko Yesu aza kubura amaso avuga ati mugore, ba bantu bari baranga bari heti bagiye. Muri bo hari wagize icyo gutwara? Ati nawe kigenda, ariko ntuzongere gucumura ukundi. Kristo Yesu akuzwe. Nako kanya rero Yesu yahise amwirukanamo roho mbi ndwi azimukuramo, nuko cya cyaka kirashira, ahubwo asigarana inyota. Asigarana inyota y'iki? Y'Imana, asigarana inyota y'iby'ijuru. Reka rero mbanze mbabwire ibyamuranze, naza kugeraho ngira ibyo mfobya. Mariya Madalena ni wa wundi batubwira mu ivanjiri Yesu yakijije amashitani menshi, akaba yarasizoye mu gukora ingeso mbi, usambanye n'ibindi byose bijyana nabyo. Aho amariye gukizwa na Nyagasani, yabaye umwe muri ba bagore b'abatagatifu baherekezaga Yesu n'intumwa aho yagendaga hose yamamaza inkuru nziza n'ingoma y'Imana. Haleluya. Igihe rero bafashe Yesu, intumwa zarahunze, ariko Mariya Madalena akomeza gukurikira Yesu. Ndagira ngo muzirikane ubutwari bw'uyu mugore. Yego,
intumwa zarahunze, ariko Mariya Madarena akomeza kugira gute? Akomeza gukurikira Yesu badi. Ngo no mu rupfu rwe, iruhande rw'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya muka Kilewofasi na Mariya Madarena. Tubisanga mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 19 umurongo wa 25. Yesu rero amaze no guhambwa, Mariya Madarena na Mariya muka Kilewofasi nibo basigaye kumva. Mariya Madarena niwe Yesu yabonekeye mbere amaze kuzuka, igihe yari yazidukiye kumva, ndetse amutuma kujya kubwira abandi inkuru nziza y'ibyishimo bya Pasika, ko yazutse, ko yatsinze urupfu. Niyo mpamvu rero mu myaka ya mbere ya Kiliziya yiswe intumwa y'intumwa. Bikira Mariya Madarena yiswe intumwa y'iki? Intumwa y'intumwa, kuko Yesu aramubwira ati genda ubwira abavandimwe banjye ko nazutse, ko ndi muzima. Kuko ari we rero wazimenyesheje ko Yesu yazutse mu bapfuye. Aka kanya rero uyu munsi duhimbaza Mutagatifu Mariya Madarena, dusaba Imana iduhe gukurikiza urugero rwa Mariya Madarena, natwe tumenyesha abandi Kristo wizuye mu bapfuye. Mu buzima busanzwe ubundi turi abantu, mu Cyongereza bavuga ngo we are human beings. Turi ibiremwa muntu, turi abantu bafite uruntu bashobora kugira icyaka bakagira n'inyota. Yego, muri aka kanya rero uyu munsi dusabe Nyagasani dutsindira icyaka kirari, icyaka cy'iby'isi, maze tubashe kugira inyota y'iby'ijuru, inyota yo gukurikira Nyagasani. Ngira ngo no mu Ivanjili uyu munsi twabyumvise, ndetse na Zaburi uyu munsi ya 33, Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye iki? Ugufitiye inyota. Ese najyaga mbigenza gute? Ese natekerezaga iki? Ese ni igiki cyafataga umwanya wa mbere mu buzima bwanjye? Reka mbabwira kandi kantu karanze Mariya Madarena. Mariya Madarena uko babitubwira ibintu byose yari uwa mbere. Yari uwa kangahe? Nta wigeze amukurikira. Muri zirangiye sombi yagiyemo agifite icyaka, nta wigeze agira gute? Amukurikira mu kubyivangamo. Ariko nabwo amaze guhinduka sha, nta wigeze amurusha kugira inyota y'iki? Inyota y'Imana. Nabyumvise? N'ikimenyimenyi yabaga ari iruhande rwa Yesu, yabaga ari number 1. Birumvikana ari kumwe na Bikira Mariya hafi aho ngaho. Yego, naho Yesu amariye kuzuka, ni Bikira Mariya wahageze mbere y'abandi. Mariya Madarena wahageze mbere y'abandi bose, bituma Yesu amuha inkuru nziza ajya kwimenyesha n'abandi bose. Akibara kubivuga ati nta y'abagore. Mariya Madarena ntago yari umugore nk'abandi bose, kubera ko yagiye mu mwijima, ariko Yesu amaze kumukiza avuga ati ndahindutse kandi mpindutse n'ibyanjye byose, sinzasubira hehe inyuma. Agira inyota y'iby'ijuru. Ivanjili y'uyu munsi yakomeje kumutwereka nuko amaze kumva ijwi bya Nyagasani ahinduka wese, kandi atega amatwi yumva inkuru nziza, kandi abasha kwishyira abandi. Ndagira ngo uyu munsi nanjye rero mbo wa mbere mu kwimika Imana mu buzima bwanjye, nimika Imana mu byo nkora, mu kazi nkora, nimika Imana mu buzima bwanjye, maze ndebe ngo rahindura ibyanze kugira gute? Guhinduka. Bya bindi byose byanteraga bikambuza gukunda Imana, bimwe byakubuzaga gukunda umugore wawe, bimwe byakubuzaga gukunda umuvandimwe wawe mu muryango remezo, bya bindi byose byakujyanaga kure y'Imana, dusaba uyu munsi Yesu adutsindire icyaha, kandi atwirukane mu roho mbi nyinshi zizatuma tumukomeraho kandi tumuvuga hose. Tuzirikane nanone ku mazina twita abana bacu. Ninde witwa Mariya Madarena hano? Nyine murebe imyaka afite nyine nawe. Mariya Madarena, nabona nk'akana gato byibuze kitwa Mariya Madarena, reka ntibibaho. N'uwitwa iryo zina bakamubwira ngo witwa Mariya Madarena, asigaye avuga ngo nitwa Mado. Abaye ari nk'umujene umukobwa w'imyaka 12, 13, 14 witwa Mariya Madarena, avuga ko yitwa nde? Avuga ko yitwa Mado, kugira ngo batavuga ngo afite izina nk'iry'abakecuru. Twongere twisubire rero mu bana turi kubyara, tubashakira amazina afite igisobanuro, cyane cyane cy'umuntu wimitse Yesu akamugira uwa mbere mu buzima bwe, byose bikagenda neza. Namwe abanyeshuri muranga muri kwitegura ibizamini bya leta, Yesu mumwimike abo wa mbere. Yego, mwimike mu mutwe wawe, mu mutima wawe wa mbere, ibisigaye byose ibyo wize warabyize, n'ibyo uri kwitegura kubyitegura. Ndakubwiza ukuri, Yesu azakumara ubwoba, maze byose bigende neza, dukomeze kumushima.
bifurije umunsi mwiza rero, cyane cyane abitwa ba Mariya Madalena n'abo muzi. Mariya Madalena adusabire twese duhinduke natwe tuzabe abatagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Mama kiboneye umubyeyi usumba abandi, Mariya